Kongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasana duhamaganga kuri buri munsi kugira ngo atugirire neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya 25 mu byumweru bisanzwe, none tariki 27 Nzeri 2024, ubwo duhimbaza mutagatifu Vincent wa Paulo, inshuti y'abakene, washinze abapadiri ba Lazarise ndetse n'ababikira b'urukundo. Abiyambaza umutagatifu turabasuhuje, nimugire amahoro, nimwubahwe, umunsi mwiza kandi mukomeze mukunde abakene nka mutagatifu Vincent wa Paulo wakunze abakene akabitangira, kuko umukene ni ishusho y'Imana, ni ishusho ya Yezu Kristo. Yezu Kristo yigize umukene kugira ngo aducungure. Vincent wa Paulo udusabire buri munsi. Ngamasomo ajye kuduhuza n'Imana. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umubwiriza umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 11. Ku isi buri kintu kigira umwanya wacyo n'igihe cyacyo. Hari igihe cyo kubyara n'igihe cyo gupfa. Hari igihe cyo gutera urugemwe n'igihe cyo kururandura. Hari igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza. Hari igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka. Hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Hari igihe cyo kuganya n'igihe cyo kubyina. Hari igihe cyo gutera amabuye n'igihe cyo kuyatora. Hari igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana. Hari igihe cyo gushakisha n'igihe cyo gutakaza. Hari igihe cyo kubika n'igihe cyo kujugunya. Hari igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda. Hari igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga. Hari igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga. Hari igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Inyungu y'umuntu ukora yiyuha akuya ni yihe? Nitegereje umurimo Imana haye bene muntu ngo bawusohoze, nasanze ibyo yaremye byose biberanye n'igihe cyabyo. Yahaye abantu kumenya ibyahise n'ibizaza, ariko badashobora gusesengura ibikorwa by'Imana byose uko bingana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 144. Nihasizwe Uhoraho rutare rwanjye. Nihasizwe Uhoraho rutare rwanjye, niwe mbaraga zanjye n'ubuhungiro bwanjye, niwe mbaraga zanjye, ibirindiro byanjye n'umukiza wanjye, niwe ngabo inkingira, nyihugika iruhande rwe. Uhoraho, umuntu ni iki ngo abe yagushishikaza? Mwene muntu ni iki ngo ube wamwitaho? Umuntu ameze nk'uko uhumekwa rimwe, n'iminsi ye ikamera nk'igicucu gihita. Nihasizwe Uhoraho rutare rwanjye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka umutwe wa 9 umurongo 18 kugeza kwa 22. Umunsi umwe Yesu yasengeraga hiherereye ari kumwe n'abigishwa be, maze arababaza ati, rubanda avuga ko ndinde? Barasubiza bati, bamwe bavuga kuri Yohani Batista, abandi ngo uri Eliya, naho abandi ngo umwe mu bahanuzi ba kera wazutse. Yongera kubabaza ati, mwebwe se muvuga ko ndinde? Petero aramusubiza ati, uri Kristo w'Imana. Nyamara we abihanangiriza kutagira aho babibwira. Yungamo avuga ko umwana w'umuntu agomba kuzababara cyane, agacibwa n'abakuru b'umuryango n'abatwara abahereza bitambo n'abigisha amategeko, akicwa kandi akazazuka ku munsi wa 3. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ongera ufungure buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi. Ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi ujye ugira icyo wiyongeraho cyiza. Buri munsi ujye ugira icyo ugabanyaho kibi. Narinjye kuvuga mu ngeso mbi wari ufite nyinshi, ugenda ugabanya buhoro buhoro bitewe n'uko ijambo ry'Imana ryagucengeye. Iyo ijambo ry'Imana ryagucengeye, umererwa neza, uratungana, kandi nawe aho unyuze hose bakagira amahoro. Nguko kwegera Imana. Ngo umunsi umwe mutagatifu Teresa wa Calcutta ngo yarafite ababikira imbere ye. Ngo ababikira baramwumviraga kubera ko nawe nyine babwiraga ijambo akuye ku Mana, bakamwumvira kubera ko nyine bumvaga nka nyine avugana n'Imana, kuko niko byari bimeze, akabayobora neza. Ngo bari bafite rero ingengabihe bakurikizaga, ingengabihe y'umunsi nko mu rugo bihaye Imana bose biyubashye, bagira ingengabihe kandi bakayikurikiza. Itari kure rya tegeko rya mutagatifu Benedicto giko mu Kilatini ngo ora et labora, kora kandi usenge. Gusenga no gukora. Rero
ngo mutagatifu Tereza wa Calcutta nawe yari afite bene izo ngengabihe zimeze icyo zo gushyikirana n'Imana ndetse no gukora. ngo umunsi umwe rero ngo ababikira be baza kubona imirimo ikomeye cyane yabasabaga kuko gukora agatona mwene ubutaruhuka. nuko ngo mu ntangiro z'iyo mirimo umwe mu babikira abonye ko umurimo uza kubarenga, yegera Mere Tereza maze aramubwira ati ko umurimo ukomeye cyane turabona hari ibindi tutaza kubahiriza, nawe uze kubishishoza ubyumve. nuko Tereza akari gutanga aramubwira ati ibintu byose mubikore kandi mubikore neza, mupfa gusa kudakora ku mwanya w'isengesho. no kwamubikira baragenda bishoboke ko yabwiye bagenzi be uko Tereza avuze. nuko baragenda barakora bageze hagati koko babona amasaza kubagonga, byari yategeko rindi riri imbere baza no kubahiriza naryo. undi nawe araza ati mama ndabona imirimo yabaye myinshi, tubigenze dute? bishoboke ko yumvaga Tereza kudohora. nuko ngo Tereza aramubwira ati ibyo mubikore byose, ariko ntimuze gukora ku mwanya w'isengesho. aragenda bishoboke ko nawe bagenzi be, nuko barakora babonye umurimo utaza kurangira. undi nawe aranyabya ngo araza abwira Mere ati Mere turabona imirimo ikomeje gutubana injyana muntu, imirimo irakomeje cyane, twabonye byinshi byo gukora, tubigenze dute? nuko ngo Tereza arongera amubwira ati umva mukora ibyo mukora byose, ariko mupfa gusa kudakora kuki ku mwanya w'isengesho. umwanya w'isengesho ntihagire uwukoraho. nuko bishoboke ko bakomeje kugenda bakora ariko bazirikana ya saa y'isengesho. ora et labora, kora kandi usenge. bayoboke b'Imana Yezu Kristo akuzwe. nguyu Tereza ugiye gutumurikira natwe mu ngengabihe zacu. nawe umwanya w'isengesho urinde kuwukora, uzajya ukora ibindi byose ariko ureke umwanya w'isengesho. muri aka kanya hamwe n'amasomo y'uyu munsi tujye kuzirikana ku ijambo kwiherera, kwiheza, kwibeta, kwinyabya. akenshi dukunze kwiheza cyangwa tukibeta cyangwa tukinyabya mu bintu by'amafuti, ugacunga nta muntu ukuruzi ukinyabya ahantu ugakora ibintu by'amafuti. ariko muri aka kanya tujye kwigana Yezu winyabya, wiheza, akiheza kugira ngo asenge. nawe rero mu bintu byose ukora ntukabure kwiheza, kwiherera kugira ngo ugere gute usenge. agaciro k'isengesho mu buzima bwacu, umwanya w'isengesho, ibyo ukora byose ubikore, ariko ntuzibagirwe iki? umwanya w'isengesho. ntukore ku mwanya w'isengesho. attention. twumvise mu gitabo cy'umubwiriza uburyo nawe ashyira ibintu byose ku murongo. burya ibintu kugira ngo ukore neza ni umurongo, ordre. kumvise ko arwanya akavuyo, akajagari, bityo akadushishikariza gushyira ikintu mu mwanya wacyo. nguwo umurongo mwiza. hari igihe cyo gusenga, hari n'igihe cyo gukora. buri kintu n'igihe cyacyo. hari igihe cyo kubyara, hari igihe cyo gupfa, hari igihe cyo kuvuga, hari igihe cyo guceceka, hari igihe cyo gukora iki, hari igihe cyo gukorana kiriya. buri kintu mu mwanya wacyo. nguwo umurongo mwiza. uzi ko abantu benshi bakunze gushwana bitewe n'uko habonetse akavuyo, kwivanga, kuvanga ibintu bikabura umurongo. ariko iyo ahantu hari umurongo ibintu bigenda neza. nguwo ubutumwa bw'umubwiriza ko ikintu twagiye umwanya wacyo. nguwo ubutumwa bwa Mere Tereza ushyira ikintu mu mwanya wacyo. imirimo ntigakubuze gusenga. imirimo ntigapfukiranye umwanya w'isengesho. imirimo ntigatume tudashyikirana n'Imana, kuko hari umwanya koko. erega niyo mirimo yose n'Imana iyiduhereza uburyo bwo gusenga, guhura n'Imana. ibintu by'imbusano umubwiriza tubwira nibyo ngera gutubwira ko ujye ugerageza mu ngengabihe zawe ushyiremo umurongo, ariko ntukaba umwanya w'isengesho. ukore ibintu byose ubikore, ariko ntuze gukora ku mwanya w'isengesho. ngira itegeko umukristo nawe wagombye kugenda, ese wowe uracyagira akanya ko gusenga cyangwa ugakora n'ubutaruhuka, ugakora nk'umutima utaruhuka, ukaza kwibagirwa ko no gusenga bishoboka. guhura n'abantu ariko ukaza guhura n'Imana. ni nayo ntero muri ibyo hazabura uno munsi ntihasinzwe uhoraho rutare rwanjye. amen. ushingira ku Mana. urutare muri Bibiliya rwerekeza ku kintu gikomeye, nta wundi ukomeye usibye Imana yonyine. rero birabaje kubona waba ukomeye ariko udakomeye mu Mana. ufite amafaranga, urakize, ukora ibintu byinshi cyane, ariko ntuzi ujya ukorera Imana. ntujya ubona akanya ko gukorera Imana, ntujya ubona akanya ko gusenga. muvandimwe, ukora ibintu byose
ariko ntuze gukora ku mwanya w'isengesho, ntuze kwimura isengesho mu buzima bwawe, kuko nturyimura uzimika nde? Uzimika se kibi. Na Yesu nawe mu Evangelio no munsi turamwumva yiherera. Mu buzima bwa Yesu yagiraga igihe cyo kwiheza kugira ngo ahure n'Imana Data, kugira ngo asenge. Nubwo yakoraga, Yesu yari afite imirimo myinshi, yigishaga imbaga, agakora ibitangaza, ariko akaza kwibuka kujya kuganira na se. Dore ko umwana utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Kuganira n'Imana, kwiheza. Twumvise ko n'abigishwa be bamukurikira agiye gusenga, agahura n'Imana. Intego yacu tuganishe kuri Yesu w'inyabya, Yesu wiheza, atari uguhera ahubwo ari ukugira ngo ihererane n'Imana. Guhura n'Imana bidusaba kureka imirimo twari turimo, akavuyindura uburi, ubundi tugasanga Imana. Evangelio idufasha kuzirikana impamvu Yesu asenga. Ese Yesu ko ari Imana, ubundi abasenga iki? Impamvu y'isengesho rya Yesu, kugira ngo nawe niwumvize impamvu ize kugufasha kunoza ubuzima bw'isengesho, ubuzima bwa roho iwawe. Ese ugira umwanya w'ubuzima bwa roho, cyangwa wita ku by'umubiri gusa ukibagirwa ubuzima bwa roho? Kwiheza, se mettre à l'écart, ukibeta. Icyambere cyatumaga Yesu asenga ni ukugira ngo atange urugero rwiza, modèle, urugero rwiza rw'isengesho, agahereza intumwa ze gusa urugero rwiza rwo gusenga. Burya umuntu mukuru akora agira ngo abere n'urugero umwana amwigireho, ariko uzasanga kenshi abana aribo batwigisha. Kubera iki? Ibaze nanjye nibaze. Urugero, Yesu yatangaga urugero. Ni nabyo bizaranga abigishwa bati, mwigisha twigisha gusenga natwe nkuko yanabigenje abigishwa be. Iyo ubonye Yesu asenga, nawe ugombye kubifatira urugero, ubu nawe ukajya gusenga nkuko Yesu nawe abona akanya ko gusenga. Icya kabiri nuko Yesu yifuzaga kugira abakurura. Yesu yifuzaga gukurura ukwemera. Dore ko abantu benshi bapingaga Yesu, nuko Yesu akajya gusenga kugira ngo ahure n'Imana Data. Yereke abantu ko ibyo akora atari ubyibwiriza, ahubwo ayobowe n'ab'ijuru, kuko nyine ni n'Imana. Ariko abantu ntabwo bamureberaga izuba, baramupingaga. Guhamya Imana mu buzima bwacu, guhamya ko ibyo nkora atari byo byikoresha, ahubwo ko ari Imana ibikora. Ngubwo ubuzima ngimpamvu y'isengesho, akurura abandi benshi bamukurikira kandi bamukurikize, kuko akura ku Mana. Icya gatatu n'impamvu Yesu utuma asenga, nuko Yesu ari Mesiya. Wowe twabizirikanye mu Evangelio n'ubundi Yesu ari kubaza uwo ari we. Mwebwe muvuga ko ndinde? Uri Kristo w'Imana. Kristo bikavuga watowe, wasizwe, uw'Imana, umwana w'Imana, wa mugaragu waje gukorera abantu, agapfira abantu, akaba incungu y'abantu, kubabara kubera abantu. Yesu aratwigisha ko isengesho riganisha ku ijuru, rya juru tuzabanza tugakora tugapfa, ubundi tukaryakira. Nkuko Yesu nawe abanza kubabara agapfa ariko akazazuka. Ngiryo ijuru. Yesu isengesho rye ni ukugira ngo atwerekeze mu ijuru. Isengesho ribero kugira ngo rigere gute? Ritujyane mu ijuru. Niba usenga ujye uzirikana uti harya ndi gusenga kubera iki? Ni ijuru. Yamvuga igira iti gusenga ni ukunyarukira akanya gato mu ijuru, guhura na Mesiya, guhura n'Imana. Nawe rero ntacyo byakumarira kugwiza imirimo, ukagwiza amafaranga, nari ngiye kuvuga ukagwiza abanzi, ukagwiza sekibi, nta juru ririmo. Ibintu byose uzajya ukora jya uvuga uti harya harimo ijuru. Nukora imirimo ugakora imirimo, upfa gusa kudakora ku mwanya w'isengesho. Iryo ni itegeko rya Mutagatifu Tereza Karikuta. Upfa gusa kutagira gute? Kudakora ku isengesho. Ibindi byose ubikore, ariko wirinde gufata umwanya w'isengesho ngo uwushyiremo ibindi. Ese aho ngaho uracyanawugira? Ahubwo tujya gusoreza ku bintu bine bishobora kuba bibangamira isengesho mu buzima bwacu. Wongere urebe nawe ni umwanya w'isengesho utajya uwukoraho. Nukora ku isengesho bizaranyanya uri gukorora. Hari ubuhamya bw'umugore wigeze atanga ubuhamya ukuntu ababaye, ukuntu aterura isengesho we n'abana mu rugo, yajya akumva shitani iradutse, nanjye kuvuga shitani ifite amahembe. Umugabo we akagira atya, yajya akumva umugabo we arekura radio muri maximum, ararekuye rwose muri volume yose, kugira ngo abacecekeshe, gucecekesha Imana. Umubwiriza ati hari umwanya wo kuvuga, hari umwanya wo guceceka. Byabibaje kubona ushobora kuwucecekesha Imana telefone, itumanaho, radio,
n'ibindi byinshi cyane by'urusaku, Imana ikabura umwanya wo kuvuga. Ibintu byose ujye bikora, ariko wirinde gukora ku mwanya w'Imana, wirinde gukora ku isengesho umwanya wo guhura n'Imana. Mugabo mugore, wasanga nawe hari igihe kigera ukaba ugiye kwitumanaho uri gucecekesha Imana, ibintu byose ubikore, ariko wirinde gukora ku mwanya w'Imana. Icya kabiri, uzi ko hari ngo umugabo w'umukire ngo wari uturanye n'urusengero, nuko ngo yabona abakristo baje gusenga, agafata mure ya yindi ifite urusaku rukomeye cyane, nuko agatangira akayatsa, ubundi bikabangamira abakristo, nuko nawe akishima urusyo rwe rugakora neza, ariko ari kubangamira abakristo, abayoboke b'Imana. Gukora ku mwanya w'Imana, umwanya wa Yesu, umwanya tugenera Imana, nuko rero bikaza kurangira utari gusenga ukabuza n'abandi gusenga. Ngo wa mufarisayi ubuza abandi kwinjira mu ngoma y'ijuru, ufunga akabuza abandi kwinjira, nawe ubwe ntiyinjire. Ubuhamya bwa gatatu ngo n'uwihaye Imana wararaga hafi y'icyumba cy'amasengesho chapelle, noneho abandi batangira gusenga, wakajya kuri telefone agatangira akavuga, agahamagara abo hirya no hino bose, abo mu mahanga kure. Abandi barangiza gusenga, we nawe akabona kuva kuri telefone. Nuko ngo umunsi umwe ngo abandi ngo baza kumubona yaje gusenga umunsi umwe gusa mu buzima bwe, ngo hari habaye anniversaire ye. Nuko baratangira baza ati harya habaye iki noneho ko waje gusenga? Aha, uje gusenga kubera ko ari anniversaire yawe, ariko uturanye na chapelle unayitambukaho ntunasuhuze Yesu, ukamenya neza nk'abakeba babona Yesu utamusuhuza, ukazajya gusa muri oratoire kujya gusenga gusa, ariko habaye umunsi mukuru wawe, ariko wagize anniversaire, ariko hari ikintu wahimbaje, ariko ikindi gihe ukaba neza uri kuri telefone, warangiza ngo warihaye Imana. Kandi byaba babyeyi, uzakora ibintu byose, ariko zirinde gukora ku mwanya w'iki, ku mwanya w'isengesho. Isengesho mwabyeyi mwe, ariko abantu ngaho natekereza uburyo tujya tubeshya Imana ngo twarayihaye, ariko Imana ikaba itakubona na rimwe, igakubona gusa ko ari uko umwaka utashye. Kandi byaba ugakora byose, ukaba ufite impano z'ikirenga, ukinjiza amafaranga menshi cyane, ariko ukabura ikintu kimwe cy'ingenzi, ntusenga. Ubuhamya bwa kane twasorezaho, uno umuntu nawe utarasengaga, kandi ngo yaraturanye na kiliziya na chapelle, nuko rero bakamukoraho ubutumwa. Uzi ko igihe cyaje kugera koko bakamutambutsa mu kiliziya, bagiye kumuha umugisha wa nyuma. Nguko nawe muvandimwe, ntugategereze ko uzasenga ku isaha ya nyuma, ntugategereze ko uzasenga ari uko bagutwaye mu maboko. Ushobora kugenda uri umurambo, ushobora kugenda uri muri serikeye, ushobora kugenda uri mu ngobyi, ushobora kugenda uri mu maboko, n'ubundi buryo bwose bagutwaramo. Nawe ujye witwara mu isengesho, kwiheza, kwibeta, kwinyabya, ugashaka akanya ko gusenga. Burya gusenga ni ubuzima bwa buri munsi. Nabyo umuhanga yavugaga ati, muvandimwe, uko utabaho udahumeka, niko utabaho udasenga. Nkwifurije gusenga neza, nkwifurije guhura n'Imana ahantu hose uri, ushaka umwanya w'ibanze mu gusenga. Dore ko bavuga ko n'umurimo ukozwe neza ni uburyo bwiza bwo gukomeza isengesho. Nawe rero aho uri hose usenge, imirimo yawe ikore neza, ariko nurangiza ujye gushimira Imana, upfukame, ubwire Yesu ati, Yesu, ibyo nagezeho ni wabishoboje. Yesu, hari n'ibindi ntashoboye gukora, imbaraga zanjye ni nkeya, ukomeze ushoboze, ndi uwawe iminsi yose, Nyagasani Yesu. Mutagatifu Vincent wa Paulo, udusabire buri munsi. Wese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.